ko muri hano muri gukora iki? Turi kureba ibikorwa bya Chaplain Science. Bariya barabizi? Bariyega bate? None ubwo Barasaba gukora share, like, comment, subscribe. Sabuati? Subscribe. Ngaho twongeye kugaruka imbere y'abakunzi ba Chaplain Science. Uyu munsi twabazaniye agashya kadasanzwe, akenshi mubona tubahereza ibintu bijyanye na sinema, ariko byabaye ngombwa ko dusura uyu mubyeyi kuko hari ijambo yumvaga ashaka kugeza ku bakunzi ba Chaplain Science. Iryo jambo rikaba ari ijambo ryamuvuye ku mutima, biba ngombwa yuko ashaka kugira ngo ribashe kubageraho mwese. Rero muri aka kanya niyo mpamvu turi kumwe nawe kandi tugira ngo tumuhereze ikaze nka Chaplain Science kugira ngo twumve ikimuri ku mutima kandi yabageneye mwese nk'abakunzi bacu. Murabizi ko tubazirikana mu bintu byose dukora, tugira ngo murusheho kugubwa neza. Rero ntabwo wagubwa neza mu buryo bw'umubiri cyangwa se ukishima mu buryo buri aho ngaho gusa, cyangwa se ukiga mu buryo dutanga bigiye bitandukanye utabashije kuba wabohoka ngo wumve mu mubiri wawe mu buryo bw'umwuka umeze neza, mu buryo bwubakitse umukristo agomba kuba yubakitswemo. So niyo mpamvu rero twabazaniye uyu mubyeyi ari hano kugira ngo abashe kugira ibyo adusangiza. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umwanya ni uwawe rero, ku byo waduteganyirije n'ibyo ushaka kugeza ku bakunzi ba Chaplain Science ndetse n'abandi bose babasha kudukurikirana n'abazabasha kudukurikirana bose. Murakoze. Nanjye ndanezerewe kandi ndishimye n'Imana mu mutima kuko imbashishije kujya kuganira n'abantu. Yego. Cyane cyane bakunda Imana, abantu basenga, abantu bayubaha. Ndishimye. Jewe nitwa Nyiraguhirwa Animale. Yego. Ku mazina niswe n'ababyeyi, ariko ku mazina y'umugisha nitwa Mama Rebecca. Yes. Nkunda Imana, nkunda gusenga, nkunda n'abantu Imana yaremye bemera bagaca bugufi bakubaha Imana. Yego. Rero mu buzima nk'uko wari ubivuze, ntabwo wabaho unezerwa mu buryo bw'umubiri ariko utanezeza ubugingo cyangwa se udatunganya ubugingo. Mbere na mbere kuko ibyo mu isi byose birashira. Yes, birashira pe. Ibyo duharanira bigashira, uburanga bugashira, umuntu agasigara yari mwiza, ariko bikarangira ubonye ibintu byose birangiye. Umubwiriza bivuze neza aravuga ngo byose ni ubusa. Ubu ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Rero muri iyi minsi hari ikibazo, abantu urabona bakunze cyane iby'isi, urabona baharanira cyane ibyo mu isi, ariko nyamara kuko byose bishira, iherezo hari ikindi gihugu cyangwa hari ahandi hantu hari ubundi bwami, kuko niba turi mu bwami bw'isi ariko hari ubundi bwami. Yego. Ubwo bundi bwami rero, ubwami bwo mu isi butwarwa na Satani. Ubwami bwo mu ijuru tuvuga butwarwa n'Imana. Byakabaye byiza umuntu agaharanira ibyo mu isi, agashaka n'ibyo mu isi, ariko akibuka ko hari ahandi hantu hari ubundi bwami tuzabamo, kandi ubwo bwami ni bwiza, ni ubwami bw'amahoro. Ubwami bw'Imana ni ubwami bw'amahoro. Rero reka tubanze dusenga Imana mbere y'uko dutangira ikiganiro. Turabasaba guca bugufi kugira ngo tubashe kwiragiza Imana. Mwe mudukurikiranye namwe mushire umutima wanyu muwerekeze ku Mana kugira ngo twese tuze gukomeza ikiganiro twumva twese tubohotse kandi tuguwe neza. Yes. Turagushimye Mana yacu, turagushimye wowe uri hejuru y'amajuru, turagushimye wowe munyembaraga, turagushimye wowe utugejeje uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi baryamye nkatwe ariko ntibabashije kubyuka,
hari n'abandi bagiye abo nabo ntibageze aho bajya amahoro, ariko turagushima kuko twebwe waturinze. Uyu mwanya rero Imana nyir'ijuru tuguhaye ikaze kugira ngo ubanze ubane natwe, ukingure imitima y'abagiye kumva ijambo ryawe, ukingure imitima y'abazakurikira iki kiganiro, kandi Uwiteka kizaba ikiganiro cy'umumaro, kigira aho kitugeza mwami wanjye, kigire n'aho kidukura. Urakoze cyane, uyu mwanya ntaba ari twe aba ari wowe, kandi ubwami bwawe buze muri twe, ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo bibaho. Uyu mwanya Data wa twese ubane natwe mwami wanjye, wururuka uvugane n'abantu bawe icyo ushaka ko bumva. Ugize neza kuko uri Imana, utweze udutunganye, utwemerere imitima yacu ibonere. Ugize neza kuko mva gusenga no kwinginga mu izina rya Yesu, amen. Amen. Anne Marie arakoze kuturagiza Uwiteka. Ndagira ngo mubaze ari nanababariza, ese wowe ni iki cyatumye wumva muri wowe ufite umuhate cyangwa se ufite umutima ushaka wo kugira ngo ubashe kuza kureba Chaplain Sons, kugira ngo ubashe kutugezaho iki kiganiro ukigeze no ku bakunzi ba Chaplain Sons? Urakoze cyane. Ndi umukristo, ndakijijwe, nubaha Imana yo mu ijuru, kandi nkunda n'Imana. Rero nabonye ibikorwa byanyu, mbona uburyo mu imikino mukina, mbona ukuntu abantu bayikurikirana, n'ukuntu ijambo ry'Imana naryo ryavugwa muri mwe rikagira umumaro muri benshi. Nibyo ntawe rireba, nta n'uwo ritareba, umuntu wese aremerewe kumva no kumvira ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi nagize ikibazo, ari nacyo cyatumye ngambirira kuzaganira namwe, ngira ngo bigere no muri benshi, abantu benshi bumve ijambo ry'Imana, bumve icyo Imana ivuga, bumve n'icyo umukristo ari cyo. Muri iyi minsi hari ibintu maze gutangarira. Mu isi hariya hakorerwamo byinshi, noneho wajya kumva umuntu aravuze ngo njye nakijijwe, ukibaza akijijwe iki? Akava hariya mu busambanyi aho yabaga, akava mu bujura yabagamo, akavuga ko avuye mu buhehesi n'ibindi bibi, no kuraguza, guterekera, kuroga n'ibindi byinshi, akahamiriza ko yakijijwe, yabaye umukirisitu. None ngiye nkibaza ngo umukristo ni iki? Gukizwa ni iki? Ese ukijijwe iki? Ukihamiriza ngo ngewe nakijijwe, nadefirizaga, nakijijwe, nasukaga, nakijijwe, nambaraga mini, nambaraga amapantaro, ubu ndakijijwe, mbaye umurokore. Wakwitegereza neza ugasanga uwo nguwo uri kukubwira ngo mbaye umurokore nta tandukaniro afite na wa wundi bari kumwe hahandi. Ahubwo bikarangira bya bindi yajyanye hanze, yavanye hanze, bya bindi yajyanye mu itorero, abyandurishije abanyetorero. Byarangiza bikitirirwa itorero, bikitirirwa abakristo, havuga ngo wa mukristo w'ibunaka ngo nturebye yakoze. Kandi mu by'ukuri we ubwe yaravuze ko yavuyeyo, ariko ataravuyeyo, ahubwo we yagiye kwanduza abandi, ajya gushaka aderesi bitewe n'ikintu runaka agamije. Kuko benshi bajya mu itorero, benshi bajya mu madini, hari abagenda bakurikiyeyo imirimo bitewe n'uko aririmba neza, n'uko agaragara neza, hari abagenda bakurikiyeyo akazi, ari bizinesi, akagenda akitwa umuhanuzi, akitwa umukozi w'Imana, akitwa umuvugabutumwa, kandi mu by'ukuri ni amafaranga ashaka, ni bizinesi, ni akazi. Iyo nkibaza ngo kuba umukristo ni iki? Ubwo bishatse kuvuga ngo mu matorero amwe hirya no hino harimo abantu biyitirira abakristo
wenda tuvuge akajyamo agiye nko kwishakira umukobwa akemera agasa n'ukijijwe, cyangwa se akavamo avuga ati jyewe ndacuranga reka nzajye kwishakira akazi mu rusengero njye gucuranga, abantu bakamubonamo imbuto z'uko ari umucuranzi mwiza, akora umurimo wiwe neza kandi afite ikimugenza, cyangwa se ugasanga nk'abo ngabo b'abaririmbyi ugasanga n'ubundi ntibibafasheho kandi bari mu rusengero. bivuze ngo nicyo kintu wibajije. nibajije umuntu uvuga ngo ndakijijwe, abavuga ko akijijwe iki? Akijijwe iki? Niki akijijwe? Niba yasambanaga akaguma agasambana, niba yaterekeraga cyangwa yaraguzaga akaguma akaraguza, akijijwe iki? Akijijwe iki? Niba aravuze ngo genda akijijwe ngo ngiye kubatizwa mu itorero runaka, ariko mu by'ukuri imirimo akora ugasanga n'ubundi ni ya mirimo yahoranye hahandi. Akijijwe iki? Ahunze iki? Ahubwo wakwitegereza ugasanga ni ugutukisha itorero n'izina ry'Imana. Se wowe dukurikiranye, urimo gukurikirana Chaplain Sons muri aka kanya, twakubaza ngo ese nimba uri mu rusengero ubasha kuba ufite aderese y'ahantu barizwa mu itorero, kuko buriya ngo buri torero hazavamo umugeni, wowe aho ngaho uri urakijijwe? Ese hari ibyo wihaniye? Ukijijwe iki? Nicyo kibazo turiho kano kanya, ni nabyo barimo badusobanurira Anne Marie. Ni ukuvuga mu by'ukuri rero twakibaza ngo wowe ukijijwe iki? Ese njyewe nkijijwe iki? Yego. Yes, wakomeza ukatubwira. Ubundi urebye hari abantu benshi basigaye bitirirwa izina ry'Imana ariko imbuto bera zigahakana Imana. Kubera iki? Kubera ko niba uvuze ngo ndetse inzoga koko mu by'ukuri ukayireka inzoga, ariko ukabuzimura ukareka kuzimura, urebye abantu benshi basigaye bitirirwa izina ry'Imana, imirimo bakora igahakana Imana. Kuko niba waravuye mu byaha ukavuga ko wavuye mu byaha, ukavuga ko wavuye mu ngeso mbi, ukavuga ngo uri umukristo, ni iki kigaragaza ko uri umukristo? Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero mugere ikirenge mu cya Kristo, ugende nk'uko Kristo yagendaga. Kuba umukristo si ukuba uri mu itorero rya Gatolika, uri mu Dive, uri ahantu hatandukanye bemera Kristo, ntabwo aricyo kikugira umukristo. Ahubwo umukristo ugirwa ko nuko ukora imirimo yo Kristo yakoraga, ukaba uri uwa Kristo, ukaba uri umukristo. Ariko niba utandukanije imirimo yawe na Kristo n'ibikorwa bya Kristo, imirimo ukora ikaba itandukanye n'uko uri umukristo, oya, urabeshya ntabwo uri umukristo, ahubwo uratukisha Kristo. Kuko Kristo ni umugabo ukiranuka, ni umugabo mwiza. Kristo ni umugabo utagira inenge. Rero wikwiyitirira Kristo uvuga ngo uri umukristo mu itorero runaka, nurangiza utukisha itorero urimo, bavuge ngo abantu runaka, idini runaka ngo niyo iri gukora ibi, oya, witukisha Kristo. Mesa kamwe, niba ukijijwe kizwa, niba udakijijwe bireke, kubera ko nta gahato bagushyizeho kugira ngo uze kuba umukristo. Nta kindi kintu, ni wowe ubwawe wiyemeje, uravuga ngo njyewe ngiye gukizwa, mve mu byo nari ndimo, mbe umukirisitu. Icyaba cyiza ni uko waba umukristo ukijijwe atari ku izina. Niba ukijijwe kizwa, niba udakijijwe bireke, witukisha izina ry'Imana, wigenda utukisha itorero waturutsemo, itorero usengeramo, ugende ukora ibikorwa bihabanye na Kristo. Kristo we ni umugabo ukora ibikorwa byiza, ni umugabo ugira imbabazi, agira urukundo,
ni umugwaneza, yoroheje mu mutima, ntabwo arakara, atinda kurakara. Ariko wowe wigenzura urebe, nanjye nigenzure ndebe ibikorwa nkora ko ari ibihamya Kristo cyangwa ari ibitukisha Kristo. Ni ukuri maze kubona ibintu byinshi bituma izina ry'Imana ritukwa, abantu bagatuka Imana, bagatuka umwuka, cyane cyane urabibona nk'ubu muri iyi minsi hariho ikibazo cy'abahanuzi. Umuhanuzi agahanura ngo kuko umuhaye, akaguhanurira kuko uri bumuha amafaranga, akaza kugusengera urwaye, wamuhamagara ari umukozi w'Imana uzwi, ubizi neza ko asenga, ari umukozi w'Imana, akakubwira ngo mpa itike ngo y'ibihumbi 5-10. Ubundi wamutumira nko muri groupe cyangwa se mu rusengero, bamutumiye muri korali n'ahandi, ati muramasenkane. Ukibaza impano y'Imana isigaye igurwa kuva ryari? Ese byabaye nko kwa muganga ubanza kujya kwivuza ari ukubanjije kwishyura hariya? Ibyo bintu ni ibintu bigayisha izina ry'Imana, ni ibintu bigayisha impano ikurimo. Kuko kugeza ubu ntabwo umuntu yaba yaguhaye amafaranga ngo nugerayo umuhanurire ngo ihana ubusambanyi, nugerayo umubwire ngo ejo bundi wagiye mu bapfumu, nugerayo umubwire ngo ihane ubwo bujura ejo warariganije. Ese uriya muntu uri kugambanira, ese buriya bwicanyi wakoze, ni gute se waba wampembye kandi nkaza ngushinja? Icyo ndi bugukorere ni ukuguhanurira iby'amahoro bitazasohora. Ariko hari ahantu mu ijambo ry'Imana, nubwo ntibuka umurongo wariwo, havuga ngo harimo abantu kumenya ari ku munsi wa nyuma bazagenda babwira, bavuga bati mwami twaragukoreraga, ubundi ngo akababwira ati hoshi nimugende mwandyarya mwe mwakimwe. Sinibuka umurongo neza ariko urahari uvuga uburyo ngo azababwira ngo ntiyigeze kubamenya. Yego, ngo ni ryari utatumenye se kandi twarahanuraga mu izina ryawe, ntitwigishaga mu izina ryawe? Atoya, nimugende mujye ibumoso bwanjye kuko sinigeze kubamenya. Ubwo rero ngira ngo abo ngabo ni babandi watubwiraga. Yego, ingororano zabo bamaze kuzibona. Urumva bo basa n'impyisi zihishe mu itorero, zitagaragara, ziri mu ntama ariko zirimo nyine zitagaragarira amaso y'abantu, ariko Imana yirazireba. Imana irareba. Se wowe wa muntu we, Imana iritegereza. Wowe dukurikiranye, waba uri mu bahe muri abo? Waba uri mu ntama, uri muri izo mpyisi, bimeze bite? Ese ujya gusenga kubw'impamvu runaka? Ntabwo ujya gusenga ari ukubera Imana, ugiye gusenga cyangwa se no guteranira hamwe n'abandi bakristo muhuje ukwizera kugira ngo mwese muzamure ukwizera kwanyu, Imana ibashe kubumva, cyangwa se ujya hari gahunda zindi? Urumva? Yego. Ikibazo ahantu kiri kugeza ubu ni ukumenya ngo ese ndi gukorera isi? Ni icyubahiro? Ni amafaranga? Ese ni umugore? Ni umugabo ndi gushaka? Ni iki cyatumye mba umukirisitu? Ariho tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu Bakorinto ba mbere, umurongo wa 7, igice cya 7, umurongo wa 20. Haravuga ngo umuntu wese agume uko yari ari agihamagarwa. Mbese wahamagawe uri imbata, ntibikubabaze. Icyakora niba ushobora kubaturwa ubikore. Uwahamagawe n'umwami wacu ari imbata, aba abatuwe n'umwami, kandi uwahamagawe n'umwami ari uw'umudendezo aba ari imbata ya Kristo. Urumva, niba warahamagawe ukavuga ngo ngiye mvuye mu byaha kubw'uko nakoraga ibi, kubw'iyi ngeso mbi nakoraga, kubw'ibi bintu bibi nakoraga,
kubw'ibi byaha nakoraga ukaba uvuze ngo genda akijijwe ngiye gukizwa kuko nadefirizaga noneho nkizwe njye mu itorero batadefiriza emera ube nyine imbata ya Kristo kuko aho wari umudendezo wari wemerewe bya bindi wari wemerewe kunywa inzoga wari wemerewe kugira abagore benshi wari wemerewe kuryamana n'abagabo benshi wari wemerewe kunywa inzoga n'itabi wari wemerewe kwambara ubusa kwambara mini wari wemerewe kwambara inkweto ziri aho za zindi zikunaganika ukagira ngo niba ariko bazita ziriya ndende ngo ntunshingeho za zindi bita ngo ntunshingeho niba wari uwo nguwo rero ukavaho wari wemerewe gukora ibyo byose uyu mwanya ukaba ugiye aho batabyemerera icya mbere hari ikintu bita amahame y'idini cyangwa y'itorero niba mu itorero ugiyemo batanywa inzoga ukaba wari uri mu itorero ryemera kunywa inzoga ubu aka kanya ubaye imbata ya Kristo ubaye imbata ya Kristo mu rwego rw'uko uzagendera no ku mabwiriza y'iryo torero ni iki gituma umukirisitu anezezwa nuko ngo bakumva ko bakuyeho kudefiriza ngo ibintu byo kutadefiriza ngo babikuyeho ngo byo kudasuka babikuyeho ngo murabyemerewe noneho ugasanga hari abaserebuye kubw'icyo kintu kigiye gukorwa aranezerewe anejejwe nuko bakuyeho ububata bwo kubaho utadefirije utega igitambaro kujya upfuka mu mutwe mbese hari umugozi bagushyizemo wo kujya aho ngaho batabyemerewe ese ntaho babyemerewe aho kugira ngo uze kunyuranya n'amahame y'itorero cyangwa y'idini ibyaba byiza ntiwaguma hahandi babyemerewe kandi bavuga ko basenga nta kibazo ariko wakwitegereza ugasanga wa muntu nuko adafite agakiza ko mu indani mu mutima urukundo akunze imisatsi ruruta urukundo akunze Kristo akwiriye kuba umukirisitu nyine akwiriye kubera uwa Kristo kumubera inshuti kumubera umuvandimwe kumubera Imana ugasanga afite urukundo akunze ibyo akunze imisatsi akunze kudefiriza akunze gusuka akunze ipantaro akunze mini kurenza urukundo akunze Kristo kuko umugore n'umugabo mu rugo iyo umugore abana n'umugabo mu rugo iwe agira amategeko agenderaho y'urugo niba umugabo wawe adakunda umuntu wasinze urabigenderaho uririnda gusinda kugira ngo ubane amahoro Yesu ashimwe Uwiteka Imana nihimbazwe kuko ni umubyeyi ugasanga urukundo umugabo umugore urukundo bakundana rwo ubwarwo rubaha umurongo bagenderaho ukagendera ku mategeko y'umugabo wawe umugabo akagendera ku nama agirwa n'umufasha wiwe ariko iyo hatarimo urukundo umwe akora ibye undi agakora ibye mbese uyu mukirisitu uvuga ko ari uwa kirisitu avuga no mu bandi bose bazi ko ari umukirisitu akagenda avuga ngo genda akijijwe ukijijwe iki niba wumva uri imbata y'imisatsi ukaba uri imbata y'ipantaro ukaba uri imbata ya mini uraruhira ubusa ufite undi ukunda ufite ibindi wimitse ukunda icyaba cyiza ni uko wamesa akantu menya ndakijijwe cyangwa simpijijwe menya ngo ndi imbata ya Kristo ubaturwe rwose nubaturwa uzagendera ku mategeko y'umugabo ukuyobora y'umutware y'umwami Yesu ni umwami Imana irera kandi ikunda bera niba uzi ko utari gukorera isi niba uzi ko utazaba mu isi niba uzi ko hari ubundi bwami tuzajyamo kandi bwa bwami ubwo bwami tuzajyamo butandukanye cyane n'ubwami
bwa hano turi uyu munsi uzajyanayo umutima utamenetse, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ese ukunda Imana cyangwa ukunda imisatsi? Ese ukunda Imana cyangwa ukunda abagore? Ese ukunda Imana cyangwa ukunda abakobwa? Ese ni iki? Ni inzoga? Ni iki kintu cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni imibabaro, ni agahinda, ni ugupfusha, ni ugukena? Ese ni ubukire? Ni iki kintu cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Abantu rero benshi muri iki gihe bamaze kuba imbata z'ibintu bigaragara, ntabwo bemeye kuba imbata za Kristo. Maze kwitegereza Bahateye hano hanze, urabona abantu bafite ibindi bindi barangariyemo babayemo, barahuze rwose bafite ibindi bintu babayemo. Ukabona umuntu ni umukirisitu ariko ntahari, yakomwa n'uburwayi akabaciyeho ati ngiye kwivuza, yakomwa n'ubukene ati ibi sinabivamo, reka njya gutega undi nanjye reka ndebe igikobwa njya kurya. Ibintu nk'ibyo ugasanga ari nacyo kintu kinanije cyane aba abayobozi b'amatorero bamaze kuruha mu mitwe, kuko nta ruhengekerezo rugihari. Usigaye ujya kubona ukabona wagatangirwa raporo, wajya kubona ukabona hafi korari yose, hafi itorero ryose bari kuritangira raporo, uyu akaregwa n'uriya, uriya akaregwa uriya. Ugasanga umuyobozi najya no guhera ruhande ngo arahana, bari bujangire mu itorero. Kandi ijambo umuririmbyi yararirimbye ngo hari intama urwenda n'icyenda ngo zari hamwe mu rwuri, ngo ariko imwe yari izimiye. Akabwirwa ngo izo ufite urwenda n'icyenda ngo ntabwo ari izawe, ngo niyo nayo ngo ntabwo zihagije, ngo niyo nayo ni iyanjye. Bivuze ngo ntabwo yemerewe gutakaza n'umwe. Ariko kugeza ubu abafite hariya buzuye urusengero, ariko ntawe urimo Imana yibona. Warababona kuko barahari, ariko ireba mu mutima, ireba uri bujye muri bwa bwami, uwo uzajya mu bwami bwo mu ijuru, ikabona ntawe uhari. Benshi bibereye mu byabo, bari mu byabo barahuze. Mwabantu mwe dukurikiranye, wowe ntabwo waba wuzuza umubare muri bariya bari mu itorero, ari mu rusengero, badafite icyo bamazemo, bagaragara ko nyine bahari ariko badahari. Nibyo kwa gatandatu se cyangwa ku cyumweru ugiye gusenga, ugeze mu rusengero uricaye, pasiteri arabwirije, nibyo koko wenda n'icyo cya 10 uragitanze, ariko mu by'ukuri umutima wawe uhari udahari. Ese koko muri abo bantu Animale yarimo atubwira, wowe ntago waba urimo? Ese iyo ugiye mu rusengero uba ugiye gukora iki? Ese koko umufite umutima umenetse, koko uzi ko ugiye guhura n'izindi mbaga nyamwinshi z'abafite icyerekezo kimwe gishaka ubwami bw'ijuru, cyangwa uba urimo ufenta bagenzi bawe ugira ngo n'Imana nayo urimo urayifenta? Bitekerezeho rero nk'umufanzi wacu, nk'umukunzi wacu, bitekerezeho iri jambo nimba koko rigukoze ku mutima, wongere ufate akanya wisuzume, wirebe, wongere utekereze, usubize amaso inyuma kera hawe hahise, ubuzima wabayemo iki n'iki ubirebe, hanyuma urebe n'aka kanya urebe ese uri aho ngaho ujya gusenga koko wamara amajuzi yuko uri gushaka ubwami bw'Imana, cyangwa se hari izindi nyungu runaka zituma wihishahisha aho ngaho mu rusengero cyangwa se no mu bandi bakristo. Turi gusoza, yego, turi gusoza, hari ikintu kisigaye kimbabaza cyane. Ntabwo abakirisitu ntabwo tugitandukanye n'abandi bantu, turi nkabo, dusigaye tugenda nkabo, dukora nkabo. Itandukaniro ririmo nuko tujya mu rusengero, niryo tandukaniro ririmo. Rero turi gusoza, iri jambo ryabajije ngo mbese uracyari uko wari uri imbere
ugihamagarwa cyangwa wakomeje imirimo y'aho wari uri. Tubitekerezeho, niba tukiri uko twari turi imbere tugihamagarwa, urahiriwe kubera ko uzajya mu ijuru, kuko wavuye mu isi ushaka kugira ngo uzajye mu bwami bw'Imana. Uwiteka Imana rero niduhana umugisha, kandi murakoze cyane. Reka twongere dushima Imana. Hanyuma mbere y'uko adusoreza n'isengesho, nagira ngo mbere na mbere nongere mbabwire Chaplain Sons ihora ibashakira ibyiza gusa. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana naryo kuba ryazamo ni ibikenewe, kuko dukenera ibyo kurya by'umubiri bwa buri munsi. Dushakisha hirya no hino kugira ngo tubashe kwigishanya mu nyigisho zimwe na zimwe tugenda tubaha mu bijyanye n'imikino, amakomedi yo kugira ngo mubashe kuruhuka mu mutwe museke, ariko mu by'ukuri ntabwo tuba tugamije kugira ngo biriya bintu dukora biba ari ibitwokama cyangwa se biba ari ibintu dusanzwe tubamo mu buzima bwa buri munsi. Ni ukugira duhugure abaturage bacu. N'ijambo ry'Imana rero twabazaniye uyu munsi ni ukugira ngo ribashe kutubatura mu buryo buri spirituel, mu buryo bw'umwuka, tubashe gusangira ifunguro ry'umwuka, tubashe kubohoka, tubashe gutekereza, turebe hariya mu rusengero tujya gusenga ku cyumweru, tumenye icyo tuba tugiye gukorayo. Nawe ucuranga, nawe uririmba, nawe muhanuzi, wowe pasiteri ku rusengero, ese koko hari iwo wagiye ikiba cyakujyanye nicyo uri gukora koko? Ese uba uri mu muhamagaro wawe neza, cyangwa se uba urimo gutuburira abandi? Ese wowe musore urimo kuvuga ngo ngiye ngo ndajya muri rwa rusengero, ntabwo uba wajyanyeho n'abakobwa, cyangwa se we mukobwa ntabwo uba wajyanyeho n'abahungu, wenda hari umuhungu ushaka we kugira ngo urebe ko hari ukuntu wenda ejo n'ejo bundi wagira umuryango aricyo cyakujyanyeyo, ukaba numara gukora ubukwe uzahita uhava ukigendera nk'uko bamwe na bamwe babikora. Bitekerezeho rero. Ni mw'ubwo buryo twabashije kuganira n'uyu mubyeyi atugezaho ijambo ry'Imana. Reka dusengere rero, namwe muri aho ngaho mubashe guca bugufi dusenge, ubundi dusoze Chaplain Sons nakagaruka. Turagushimye Mana Data wa twese, turacyagushima kuko wakomeje kubana natwe. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvishe, turagushimiye kubw'ikiganiro tuganiriye, kuko wakomeje kutugirira neza. Uyu mwanya rero Mana turarangije kuganira, ariko we ntabwo urangije gusura imitima yacu. Komeza usura imitima y'abumvishe iki kiganiro, kandi Uwiteka Imana ubagirire neza buri wese kibi cyo kumugarura mu nzira, uwatakaye kandi utaratakara nawe umukomereze mu byo kwizera. Urakoze cyane, kandi Uwiteka uduhire, umugisha buri wese uri bwumva ijambo ryawe, kandi Data wa twese uturinde umubi, turinde ibyago, turinde amakuba, uturinde iminsi mibi y'imperuka, uturindire Mwami muri iyi si igoranye, muri iyi si ivunanye. Urinde buri wese, cyane cyane Uwiteka Imana Nyiringabo, urinde abo Yesu yacunguje amaraso y'igiciro. Urakoze cyane, ngaho ukomeza kubana natwe no kutugirira neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma mwibagiye kudukandira hahandi kuri subscribe, mugakanda no kukazogera, ubundi like, comment zanyu kugira ngo turebe ko ibyo tuba twabagejejeho muba mwadukurikiranye. Ibindi Chaplain Sons nakagaruka, turi kumwe. Ciao ciao, bye bye.